Imana ishimwe, shimye Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo mbwirize ijambo ry'Imana. Amazina yanjye banyita Mutegarugori Aleni, nsengera muri Revelation Church, Nyabitekeri kwa Reverend, umushumba wanjye akaba ari Reverend Byarumbuye Godfrey. Hanyuma tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo urugendo n'intambara duhura nazo muri ubu buzima. Hanyuma mbere y'uko dutangira ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana. Turagushimye Imana yacu, turagushimye kuri Imana nziza, tugushimye kuri Imana ikomeye, tugushimye kuri Imana isumba byose, tugushimye ko Umwami Imana wabanye natwe, tugushimye ko uduhereje Data mwiza Mana uyu mwanya wo kugira ngo tubwirize Data mwiza Mana ijambo ryawe. Mana ndaguhamagaye kugira ngo umanukire kubana nanjye, unshoboze Mwami Imana. Njye ntacyo nakwishoboza, ariko Umwami Imana ni wowe wanshoboza. Ubane na buri muntu wese ubashe kumva Data mwiza Mana iri jambo, ni ukuri Imana ubashe kurisobanura, kuko njye ntabwo nabasha kurisobanura. Reka umwuka w'Imana Data ari we ubasha kuganza, icyubahiro kibi cyayo Mwami Imana, ubwiza bwawe buganze mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma umutwe w'ijambo uravuga ngo urugendo n'intambara duhura nazo muri ubu buzima. Muri ubu buzima buri muntu ajya afite intambara ahura nazo. Hariho ugira intambara wenda ku bantu bubatse, akagira intambara mu rugo rwe, waba ukiri umunyeshuri hari intambara uhura nazo mu kwiga. Ariko muri ibyo byose iyo Imana igushoboje ubasha gutsinda izo ntambara. Ushaka kuzinyuramo hagacaho imyaka myinshi, ibihe bigatinda, ariko iyo Imana yagushyigikiye muri izo ntambara ubasha gutsinda urwo rugamba. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa 2 ibice 2 n'umurongo wa 1. Haravuga ngo urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura. Uko Uwiteka yategetse, tuzenguruka umusozi wa Seyire igihe kirekire. Ese ashimwe cyane. Bano Bisiraheli bazengurutse umusozi wa Seyire igihe kirekire. Nawe rubyiruko hari intambara nyinshi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe twazengurukiye kirahagije. Igihe wazengurukiye nacyo igihe kirahari kugira ngo Imana igutabare muri icyo gihe wahuye nacyo. Muri izo ntambara wahuye nazo, umubyeyi hari intambara wahuye nazo wenda mu kurera abana, ariko uyu munsi Imana n'uyu munsi kugira ngo igukize izo ntambara. Ese ashimwe cyane. Kadukomeze. Uwiteka aramubwira ati igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije. Nimucyamike mugende mwerekeje ikasikasi kandi utegeke abantu uti mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu abese wayo batuye kuri Seyiri, abo bazabatinya, nuko mwirinde cyane. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mu ntambara duhura nazo, mu bibazo duhura nabyo, uri umukobwa hari intambara uhura nazo, uri umusore hari intambara uhura nazo, ariko ijambo ry'Imana atubwiye muri ibyo bibazo twirinde cyane. Yesu ashimwe cyane. Wirinde mu byo ukora byose, niba uri mu gakiza ukirindemo ugende neza, ukurikiza ijambo ry'Imana. Imana irahari kuzareba igihe wazengurukiye. Yesu ashimwe cyane. Bahoraga bazenguruka aho bavuye bakongera bakahasubira. Nawe hari byinshi uhura nabyo, ushakisha amafaranga ukayahiga, ukajya muri ibi ukabivamo, ukongera ukajya mu bucuruzi ukabuvamo, ukajya mu bindi bikabura. Ariko uyu munsi Uwiteka avuga ati igihe wazengurukiye kirahagije. Uyu munsi Uwiteka arahari ngo aturwanirire muri ibyo byose twahuye nabyo. Hari byinshi nahuye nabyo mu kwiga kwanjye, hari intambara ngiye nahuye nazo nyinshi. Nawe niwisanisha hari byinshi wagiye uzengurukamo, byinshi bitandukanye. Uri umubyeyi, uri umugabo, uri umwana, uri umuntu mukuru, hari byinshi, uri umukozi w'Imana, hari intambara benshi twagiye duhura nazo. Ariko uyu munsi Imana irahari ngo iturwanirire, itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Muri Yesaya aravuga ngo uko Umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara. Iyo umaze kuva muri izo ntambara Uwiteka Imana akagutabara, ntabwo umwara. Iyo wirinze nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, muri ka gakiza ukirinda, muri za ntambara ukirinda byinshi byakuvana muri ka gakiza. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma n'iryo jambo nari mfite ngo nsangirane namwe. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha.